menya padiri Ubald bwa mbere yari yakoresheje isengesho hano muri paruwasi ya Mushaka. Mbona rwose asengera abantu, hari gukira abantu benshi cyane uburwayi butandukanye. Nibwo namenye imyaka cyo kunze ni nka 12. Ngewe ikintu cya mbere yambwiye nibukanya kwigendera Ubald yadushize ku ruhande rwose, aradushimira, aratubwira ati rwose mukomeze timucike intege, aduha amafaranga 20,000. Niwe muntu wa mbere twatangira gucuranga wari uduhaye inoti enye z'ibihumbi 5,500. Aratubwira ati aya mafaranga mugende mu mwaka fanta, ariko mukomeze urugamba kandi mukomeze izi ndirimbo, mukomeze n'ibijyanye n'umwe n'ubwiyunge, mbari inyuma rwose. Hanyuma ucyumva ko Ubald yitabye Imana, byarambabaje, byandiye mu mutima kugeza n'iyi saha, sibyo ko ijwi ryiwe nyine ryarumvikanye imbere y'Imana. Byarambabaje cyane. ni iki umwibukiraho ku buryo bavuga ngo Ubald hahita haza iyo shusho? Ubald mwibuka yaramburiyeho abantu ibiganza ariko basengera. Kabona umuntu rwose aramusengera, ari ugwa muntu wari usanzwe hano mu muhanda, bava ngo ni ba bantu bafite ubumuga. Amahoro y'Imana nanone bakunzi ba Gozaf TV ni YouTube channel, musangaho amakuru, ibiganiro, ibyegeranyo, ibihangano n'imikino, kimwe n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'iyobokamana ridafite idini cyangwa itorero ribogamiyeho. Muradukurikira muri hirya no hino mu mpande enye z'isi, bari mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye zigize u Rwanda ndetse no mu ntara 6 muri diaspora, bari muri Amerika, ndavuga USA na Canada, bari muri Europe cyangwa se ku mugabane Burayi, muri Australia, ku mugabane wa Oceania, namwe mutwereka ko turi kumwe. Kuri inshuro turaza kugaruka kuri nyakwigendera Padiri Ubald, aho tuza kuganira na bamwe mu bahanzi yafashaga cyangwa se yahaye icyo kwita ngo ni inspiration, bamukuyeho inganzo, arangije bafasha no kuyikuza, ndetse abafasha no kuba yabatunga cyangwa se bagira icyo bayikuramo cyangwa se ibamarira. Turi mu karere ka Rusizi, aho bita i Mushaka, mu murenge wa Rwimbogo, ni muri paruwasi ya Mushaka, nyine paruwasi Gatolika Mushaka, aho Padiri Rugirangoga Ubald yabaye cyane, naho yatangiriye ibikorwa bye byinshi mwamumenyeho. Icyo ngusaba wowe udukurikiye, kora kuri subscribe kugira ngo utazagira ikigucika mu gihe tuba dushyizeho kimwe mu byo navuze haruguru. Hanyuma njye ndi Lucky Van Rukundo. Ufite ikibazo, igitekerezo, cyifuzo, nyunganizi cyangwa se ubufasha, twandikiye muri comment cyangwa se unyure kuri WhatsApp, ni guteranya 250 785 83202, iri kuri WhatsApp, wanayihamagara. Inkuru y'itabaruka rya Padiri Rugirangoga Ubald yavuzwe nyine iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabaga igira mu Rwanda mu rukero rwo kuwa 8 Mutarama 2021. Padiri Ubald yitabye Imana afite imyaka 66. Yamenyekanye mu bikorwa byo gusengera abarwayi, isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse aza kubishimangira mu gitabo ashyize hanze cyo gifite umutwe ugira uti imbabazi zirakubohora. Mu ntangiriro za 2020 yavuye mu Rwanda agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa by'ivugabutumwa no gusengera abarwayi asanzwe akora. Yagombaga kugaruka muri Mata, gusa icyorezo cya COVID-19 gituma habaho guhagarika ingendo z'indege atinda atyo. COVID-19 itangiye kugenza make ubwo ashaka kugaruka, yahise ayandura, ayimarana igihe kinini cyane, ibanza no kumubuza guhumeka, imusigira n'indwara y'ibihaha. Musenyeri wa Diocese ya Gikongoro Hakizimana Celestin yabwiye Igihe ko ku wa 4 tariki ya 7 Mutarama 2021 Padiri Ubald Rugirangoga yarasomye misa mu bitaro arwariyemo, ikaba nayo ya mbere yarasomye nyuma yo gukira coronavirus. Abari muri hafi nyine bahamagaye mu muna we witwa Revelier, bamubwira ko mukuru we arembye, hashize isaha imwe ahita bamubwira ko yitabye Imana. Icyo gihe hari saa 5 z'ijoro zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abo ni bamwe mu bahanzi bahangaha i Mushaka batubwira ko bakiriye inkuru ya nyakwigendera Ubaridi Rugirangoga umaze kwitaba Imana. Dusubiye inyuma tubanza tubwire gatoya ku mateka ya Ubaridi kugira ngo tugiye kuvuga manze menye ngo ni muntu ki. Padiri Ubaridi Rugirangoga yabonye izuba muri Gashyantare mu 1955 avukiye mu yahoze ari segiteri ya Rwabidege muri paruwasi ya Mwezi komine ya Karengera prefectura ya Cyangugu ni mu karere ka Rusizi. Yagizwe padiri muri 1984 ubwo afite imyaka 29 y'amavuko. Uyu muvuga butumwa yari afite impano gusengera Rwabi agakira ndetse yateguraga ibiterane bigari bihuza abantu benshi, bamwe bagatanga ubuhamya nyine bw'uko afite indwara zananiranye ariko zikaza kurangira zikize. Ingabire yo gukiza abarwayi yatangiye kwibona muri 1987 ubwo yajyaga asengera abantu nyuma y'iminsi bagatanga ubuhamya ko bakize. Muri 1991 nibwo yatangiye kubona amashusho nk'ureba filime akerekwa uburwayi akanavuga ko Imana ibukijije. Padiri Rugirangoga Ubaridi yamenyekanye cyane kubera ibikorwa by'isanamitima n'ibindi byiganje byo gusengera abarwayi bagakira. Yari amaze imyaka 22 yarihaye Imana. Mu mwaka wa 2015 Ubaridi yagizwe umurinzi w'igihango kubera uruhare yagize mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka, ikaba yarabyaye imbuto nyinshi mu baturage ndetse inarenga imbibigera no mu zindi paruwasi. Muri iyi nkuru tubibutse ko tugiye kuganira n'abahanzi yafashije baririmba indirimbo zirimo ubutumwa butandukanye uhimbaza Imana ariko nanone bakibanda ku bumwe n'ubwiyunge. Kubera iki rero bahisemo gukora ubu buryo? Ese ubundi inganzo bayikomora hehe? Kuyikuza byagenze bite? Kuki bahisemo kujya baririmba kuri izi ngingo iyobokamana n'ubumwe n'ubwiyunge? Mbere yabo turaganira ku bantu babanye n'ubundi na nyakwigendera Ubaridi Rugirangoga, hanyuma bafite urwibutso mukuraho tuze no kugera kuri aba turi kumwe ahangaha i Mushaka. Igitangazamakuru cy'igihe cyaganira bamwe mu baziranye na Padiri Ubaridi barimo nabo babanye, bagaragaza ko ari umuntu witangiraga kugaburira imitima y'abantu no guharanira kunga abantu bamwe na bamwe nyine ubafitanye amakimbirane. Uretse kuba afatwa nk'itegererezo muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Padiri Ubaridi yaraye n'ubundi arambye mu ngabire yahawe y'ubusaserdoti, dore ko yaramaze imyaka hafi 35 ari padiri. Byumvikana neza ko nk'uko yahaye isakamento rya batisimu ubu nawe ari padiri. Birumvikana. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda avuga ko ku nshuro ya mbere asoma misa nk'umupadiri ari kumwe na Ubaridi. Kuwa 9 Nzeri muri 1990 nibwo Kambanda yahawe ubusaserdoti na Papa Yohane Paulo wa II mu muhango wabereye Nyandungu. Bukeye bwaho kuwa 10 asomera misa ye ya mbere muri seminari nto y'Indera, Petit Seminaire Saint Vincent de Paul. Antoine Cardinal Kambanda avuga ko agifite urwibutso rukomeye kuri Padiri Ubaridi kuko icyo gihe yari umupadiri muri diocese ya Cyangugu, uko misa ya mbere yasomye nyine ndavuga Cardinal bari kumwe. Cardinal Kambanda ati bukeye bwaho tariki 10 misa navuze ari nabwo bwa mbere nyivuze njyenyine ari kumwe na Padiri Ubaridi wari wadusuye acumbitse mu seminere, cyane ko nabanaga n'umupadiri biganye wari inshuti ye. Uwo ni nyakwigendera Emmanuel Gasana nyine ari inshuti ya Ubaridi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ari nabwo Padiri Ubaridi yakunze kuvugwa cyane cyane ibikorwa byo gusengera abarwayi, iby'isanamitima ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge. Uwitwa Cardinal yakomeje agira ati twagiye rero duhura muri ubwo butumwa bw'ubwiyunge n'amahoro kongera gusana umuryango nyarwanda, by'umwihariko tukaba twanakoranaga muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro ishinzwe ubwo butumwa muri Kiliziya mu Rwanda. Biratubabaje rero ukuntu nyine tuvuyemo twari tukimukeneye by'umwihariko muri ubu butumwa bwo kunga abanyarwanda. Imana mwakire aruhukire mu mahoro. Umushumba wa diocese ya Gikongoro niyo padiri nyine Ubaridi yabarizwagamo bamwita Musenyeri Hakizimana Celestin, n'umushumba diocese ya Gikongoro nawe avuga ko Kiliziya Gatolika n'umuryango nyarwanda babuze umuntu w'ingenzi. Avuga ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yabanye na Ubaridi i Kigali ngo bitewe n'amahano yari amaze kuba mu Rwanda, yakundaga kuvuga ko Kiliziya itakoze ubutumwa bwayo kuko umushumba atabashije kuragira ubushyo bwe. Ati ngo ndavuga Hakizimana Celestin umushumba wa diocese ya Gikongoro
yavuga ko ubutumwa bwacu tutabutunganyije, hanyuma atangira kunga abantu, atangiye muri paruwasi ya Mushaka atoza abantu ubumwe n'ubwiyunge ku buryo ibyo byakwiriye hose mu Rwanda. Iyo uvuze ubumwe n'ubwiyunge twumva Padiri Ubalidi n'ikipe ye. Musenyeri Hakizimana avuga kandi ko byose yabikoranaga ingabire yahawe yo gusenga asengera abarwayi bagakira. Musenyeri Hakizimana akomeje agira ati tuzi ko yazengukaga hirya no hino mu bamushakaga akabasengera, bamwe bagakira abandi bakoroherwa, mbese yari impano Imana yahawe u Rwanda. Ubalidi wari umupadiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka yasabye musenyeri ko yashyirwa ahantu azajya abona abantu benshi akabasengera, akubaka isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Musenyeri Hakizimana avuga ko yamushinze ikigo Ibanga ry'Amahoro kiba muri paruwasi ya Nkanka muri Rusizi. Aha Musenyeri Hakizimana akomeje ati n'ubu yari yagiye muri Amerika gusaba amafaranga yo gukomeza kubaka iryo banga ry'amahoro. Ubu hamaze kugeramo kiliziya, amacumbi ya padiri n'ibindi. Yitangiraga isanamitima, amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Padiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka Rwabugiri Simeon we yavuze ko yamenye Ubalidi akiri muto, ariko bamufurateri baza kubonana. Yagize ati icyo muziho ni uko yari umuntu ucisha bugufi, wakiraga abantu bose bamugana, cyane cyane ababaye, bikaziramo n'impano ye yo kumva abantu. Hari ubuhamya bwinshi cyane bw'abo yasengeye bagakira ndetse n'ibindi byinshi yagiye akora, ariko munyemerere kuri iyi nshuro twumve abo turi kumwe aha i Mushaka. Ni abahanzi babiri, ni abagabo babiri, ni abakristo babiri bo muri paruwasi gatolika ya Mushaka. Mwumve ibyo twaganiriye, aho bamumenyeye, ibyo bamwibukiraho, uburyo baciye inkuru ibabaje y'urupfu rwe, ndetse n'ukuntu agiye abafasha mu buhanzi bwe kuva nyine kera kugeza n'ubu. Turi kuri Gozaf TV, turi kuganira n'abakunzi bacu n'abanyarwanda muri rusange batandukanye hirya no hino. Ubu turi mu karere ka Rusizi mu murenge wa Rwimbogo mu isantere ya Mushaka, hamwe mu hantu Padiri Ubalidi ni nyakwigendera yagiriye ibihe byiza, yakoze ibikorwa bikomeye cyane, yaba ibyo ku mutima ndetse n'ibyo ku mubiri. Turi kumwe n'abahanzi bakaba n'abacuranzi muri gakondo. Mwebwe Ubalidi, duhereye ahangaha uratwibwira amazina yawe? Nitwa Dr. Jacques Elias Samurobo. Jacques cyangwa se Samurobo, utuye hano kuva ryari? Ahangaha mpamaze imyaka myinshi, niho navukiye. Muri paruwasi ya Mushaka. Paruwasi ya Mushaka. Usengera muri paruwasi ya Mushaka muri Katoliki? Yego. Na mugenzi wawe? Nitwa Bimana Felix alias Mashapo. Nkaba naravukiye hano Mushaka, nkaba nanasengera muri paruwasi ya Mushaka. Turimo turavuga kuri nyakwigendera Padiri Ubalidi. Wamumenye ryari? Ubalidi namumenye agitangira kuyobora, ari padiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka. Yari umupadiri rwose waje yiyegereza abantu nkatwe, akunda ibintu bituma urubyiruko rwidagadura. Ari naho natwe twacurangaga ibi bintu byose turimo ducuranga, akatwiyegereza, akanadufasha, ndetse akatugira n'inama cyane cyane ku bumwe n'ubwiyunge. Nasanze muri kuri indirimbo z'umwe n'ubwiyunge, ni kimwe mu bintu yashyiraga imbere cyane. Wowe by'umwihariko ni iyihe nama yageza kugira, cyangwa se n'ikigeza gufasha muri ibi bya by'umuziki ariko kujyanye na gahunda nayo yari afite? Murakoze cyane. Padiri Ubalidi ikintu yamfashije cyane cya mbere ni ukuba nkiriho kugeza aka kanya, ngihagaze mu ngamba neza, ngifite indangagaciro yaba umuntu no gukunda igihugu, ndetse ananshishikariza nanishimira ubumwe n'ubwiyunge, nanabona icyiza bwagiye butugezaho. Umubona bwa mbere Jacques, ubona Padiri Ubalidi cyangwa se umumenya, wamubonye hehe? Menya Padiri Ubalidi bwa mbere yari yakoresheje isengesho hano muri paruwasi ya Mushaka. Mbona rwose asengera abantu, hari gukira abantu benshi cyane uburwayi butandukanye. Nibwo namumenye, imyaka icyo kunze ni nka 12. Hanyuma bwa nyuma wari uherutse kumubona amaso ku maso ryari? Nari mperutse kumubona nko mu ukwezi, ntabwo mbibuka neza, yari yabaye sakaramento ya batisimu ari Mushaka
yaje kubatiza abantu icyo gihe niho nari mperutse kumubona. Mwambwiye ko mucuranga ikembe, mucuranga iningiri ndetse n'umuduri, muti igihe kimwe kwe twishima kurusha ibindi byose ni igihe twacurangiye Obaridi muri sale yo kuri Place Catholique. Tugiye kubaza twumva indirimbo mwacuranze icyo gihe, hanyuma tujye twakomeza n'ibindi. Murayidushyiriraho nta kibazo. Icyo gihe hari ryari? Icyo gihe turirimba iyi ndirimbo twibuka ko yari yaje guhuza abantu mu gikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge, ngereranyije hashize nk'imyaka 6. Yego. Haba hari ikintu yababwiye cy'umwihariko abashimira, abagiye inama cyangwa se abaha nk'impanuro ku giti cyanyu mumaze kuririmba? Yadushize ku ruhande rwose. Niba atari banga duhere kuri we niki yakubwiye? Ngewe ikintu cya mbere yambwiye nibukanya kwigendera Obaridi, yadushize ku ruhande rwose aradushimira, aratubwira ati rwose mukomeze timucike intege, aduha amafaranga 20,000. Niwe muntu wa mbere twatangira gucuranga wari uduhaye inoti enye z'ibihumbi 5,500. Aratubwira ati aya mafaranga mugende mu mwaka fanta, ariko mukomeze urugamba kandi mukomeze izi ndirimbo, mukomeze n'ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, mbari inyuma rwose. Hanyuma ucyumva ko Obaridi yitabye Imana? Byarambabaje, byandiye mu mutima kugeza n'iyi saha, sibyo ko ijwi ryiwe nyine ryarumvikanye imbere y'Imana, byarambabaje cyane. Ni iki umwibukiraho kuryo bavuga ngo Obaridi hahita haza iyo shusho? Obaridi mwibuka yaramburiyeho abantu ibiganza ariko basengera, kabona umuntu rwose aramusengera, ari ugwa muntu wari usanzwe hano mu muhanda, bava ngo ni babantu bafite ngo ubumuga bw'imbyibutse. Numva bimose ku mutima. Hanyuma mujye bafashe nk'abahanzi, yabafashije nk'abakristo muri paruwasi ye, ku muntu noneho ushobora kuba atamuzi cyangwa atageze amubona na rimwe, akubwira ati Padiri Obaridi ni muntu ki? Duhere hamwe ko Padiri Obaridi yari muntu ki, yari umuntu wese ute? Murakoze. Padiri Obaridi yari umuntu wihaye Imana, mu bigwi byiwe mu bikorwa byiwe yari asanzwe akora. Yari umuntu ushishikariza abantu ubumwe n'ubwiyunge, agahuza imiryango nyirizina. Yari umuntu no kubivuga rwose ndikumva yafashaga imfubyi, agafasha abapfakazi. Yari umuntu kuri isi yarurema kugira ngo umuntu tubone tubone umuntu ngaho rwose biragoye kubona ibyo nakwanya kubivuga. Wowe nongere mugenzi wanjye Padiri Obaridi yakoze ibikorwa byinshi kandi bifatika, ibikorwa yakoze birivugira. Padiri Obaridi hari abana benshi yagiye arihira, kandi ari abana b'ababyeyi bakoze jenoside, yarabarihiye, abana bararangije. Padiri Obaridi hari abantu benshi bakoze jenoside yagiye ahuza, kanabubakira, kanabafasha mu mibereho yabo myinshi. Padiri Obaridi yubatse ahantu henshi, izina Mbereza Sikirisare yubatse, Ngahera paruwasi yubatse, amaparuwasi yagiye yubaka, Mbereza Amashuza n'izindi yagiye yubaka. Mbereye kubihaye Imana
ababikira murabizi Padiri Obaridi yagiye afasha yubakira, harimo n'ababikira yubakiye hano muri paruwasi ya Mushaka, yashinze ikigo cy'ababikira giherereye ahantu bita muri Kabajoba. Mu by'ukuri ibikorwa bye rwose birivugira pe. murakoze cyane. Imana imuhe umugisha, natwe tuzahora tumwibuka iteka. Imana Imana muri uko ridashira.